Muraho, reka tubereke uburyo ki ushobora kwifashisha mu gihe ugeze ahantu nta muriro ufite kandi ukeneye gusubira ahantu runaka, cyane cyane ku bakoresha cyangwa se abakora ibikoresho bya elegitoronike. Kenshi bifashisha ferasuti cyangwa soldering iron ndetse na soldering wire. Ibyo rero kubera ko nta muriro uhari cyangwa se ugiye ugoye ukuntu wabyitwaramo, hari aka gakoresho murakabona. Aka ni agakoresho abatekinisiye bakora utagafite ushobora kureba umuntu ufite gaze iteka, nabwo wayifasha ko ugiye n'umuriro. Hari n'ubundi buryo bwifashishwa hakoreshejwe umuriro wo mu mbabura ndetse ko twebwe rero reka twifashishe uburyo ushobora kugera ahantu nyine ntunabyibuke ugasanga udakoze cyangwa se igikoresho cyawe waba ukeneye gukoresha ibi bigakoresha kandi ibikoresho tuzakenera utaza gukenera ikibiriti. Gusa kenshi tuno dukoresho tuba twifite ikibiriti mikoro ukanda gutya byarapfuye, reka ukoreshe cya kintu twaberetse. Uko bigaragara ya ferasuti yacu itekereje igihe umuriro wabuze cyangwa tutanayifite, ahangaha igiye gushyuha utegereza ikaba umutuku. Urabibona ko ubuhamya yawe yarinda ate n'urugero utegereza neza nako n'ikese ubikuraho urabibona neza ko ukurikirane neza. Uzagaruka kuri ukuntu zimusaze shenge, uzagaruka uzagaruka kuri ukuntu zimusaze shenge. Ndibuka unsezeye ugiye ugira uti sinzakwibagirwa, amagambo wambwiye ndayazirikana, iyo nkomeza ngutekereje usezeranije kutazakwibagirwa. Cyangwa se itoroshi kugira ibajyanye n'amafilime. Igihe waba udafite iki gikoresho wowe ushobora kwifashisha wa muriro wa gaze uteka, umuriro se wo mu mbabura. Gusa hari n'uburyo umuntu afata agakombe gatoya agatora ugashyiramo amakara, ukaba washyiramo agaferasuti ubundi ugakora akazi kawe utegereza ko umuriro uza. Hanyuma rero
turabararikira izindi video zizajya zibafasha. Niba iyi video igufashije ukaba wifuza izindi video, ukanze subscribe, izindi video zizaza gucika ndetse n'ubundi bumenyi. Turabashimira ko mwadukurikiye. Ciao ciao, nakagaruka.